mugatoba mukanarenga ibyo mukaza mukadutuka. Inshuti yanjye, mushatse ubwo bwishongozi no kwishyira hejuru mwabishyira hasi, kuko igihe cyabyo kirarangiye. Igihe cyabyo kirarangiye. Erega jyewe yo ndi kumwe n'Imana, ntago waza kuntera ubwoba, ntago waza kumpagarara hejuru. Niyo wankubita inyundo uzayinkubita, ariko kavuza nduru, kavuza nduru, kavuza nduru. Gasupo turakwiyamye, kavuza nduru, kavuza nduru, kavuza nduru. Bundi nta mukozi w'Imana kwita kavuza nduru. Muntu w'umuhanuzi, muntu w'umukirisito, n'abapagani baravuga ngo bagirira ipagani bakagirira ikirisito. Muntu w'umuhanuzi, muntu ukijijwe wabatijwe mu mazi menshi, witwa kavuza nduru. Nicyo ngicyo Imana yakubatirije, nicyo ngicyo abapasiteri bakwigishirije. Turakwiyamye, turakwiyamye, izuba riva ku manywa y'ihangu, ngo perezida ngo itariki perezida azapfiraho ngo ngiyi. Perezida uramuzi? Uzi marayika ushyiraho perezida? Niba ari ikintu mwabakore mwe mwapfuye muhagaze, mugapfa muhagaze mukanuye amaso. Ijambo perezida muzasome Bibiliya neza mu byahishuwe. Nta nubwo ari marayika wese wo gupfa gushyiraho perezida, nta nubwo ari marayika wese ari upfa kujya kwa perezida, ari abamarayika nkaswe mwebwe. Umunsi wa none rero ubyukanye inkuru ngo perezida azapfa, ngo itariki yamenyekanye ko perezida, ngo itariki perezida azapfiraho ngo yamenyekanye, abazasimbura perezida ngo bamenyekanye. Padiri Nahimana uyu nguyu uyunzi, uyu uri mu buhungiro kuri TikTok na YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga, ngo niwe ujye gusimbura perezida wa Repubulika Paul Kagame, cyangwa mwarasaze mwaranarindagiye. Nta Nahimana uzigera uyobora u Rwanda, nagira umugisha azabonemo akazi mu Rwanda, nagira umugisha ababarirwe n'u Rwanda arubonemo akazi, kuko ubundi yararututse yakabaye abambwa. Ngo Gesovu kiwe ngo azakorana ngo na Padiri Nahimana. Ntago mwasaze ni mwagwaye mu mutwe. Ubwo Imana yabibabwiye ibaho. Imana ubundi Imana yakavuza nduru, kuwa mbere iravuga, kuwa kabiri ikavuga, kuwa gatatu ikavuga, kuwa kane ikavuga, kuwa gatanu ikavuga, samedi ikavuga, dimanche ikavuga, hendi ikavuga. Tujuru Imana iravuze, nta wundi iri kuvugaho ni perezida. Ari mwebwe ahubwo ko ari mwebwe mwiyobagiza mugateza abantu akaga, nimwe muteje igihugu ibyabo. Ariko Imana izabica nabi, muri abagome, Imana izabica nabi. Kandi ndabibabwiye, Imana izabica nabi ko muri abatindi. Nta soni muratinyuka mukafata ururimi rwanyu mukirirwa ngo bakuvunye urutugu. Ahubwo Imana inarinda abantu, inakunda abantu. Ntawe uvuga ngo bakuvunye urutugu kavuza nduru. Uretse Yesu ubundi utabara, no gupfa nukwiye gupfa. Ese uri opozisiyo, nta gisirikare ugira, nta kigango ugira, nta mashuri ugira, nta mafaranga ugira, uba opozisiyo. Yesu yakubwiye ngo umurwanirire mu Rwanda. Yesu akeneye imbaraga zo kumurwanirira. Nta buyobozi, nta muntu n'umwe washyizeho Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda, nta n'uzamukuraho. Mwese muraruhira ubusa, mwese muramaramarira ubusa. Imana niyo yimika abami ikimura abandi, yabatwara neza yabatwara nabi. Nta kintu na kimwe mwebwe mufite cyo gukora, nta kintu na kimwe mufite cyo gukora. Na wa mugore njya mbona w'umusazi ngo kuri mbuga nkoranyambaga uba hanze, Mukankubito, uyu mugore w'umugwayi shitani yahondaguye agakubita n'amaraso agasinda, n'amaraso y'agasinda akaba mu gutukana. Nta kandi kazi mbona akunda kuba muretse gutukana, ngo yitwa ngo Mukankubito. Shitani yaragukubise wowe agukubita no mu maraso, uravangirwa. Nyuma yo kuvangirwa ubwenge, Ikinyarwanda uragita n'ikinyamahanga uragita, byose ubura umuco, ntuhagaze, ntucuramye, ntutambitse. Mukankubito wowe
kuvuga amagambo mwari. Wowe ushobora kuba uri umuntu shitani atuyemo, si dayimoni zikubamo, si izivuga ngo bazirukane, si izo batera urushinge ngo baziboroke. Nawe ubwawe ntusha no kuzimenya, ufite indiri ya shitani uyu mukankubita. ubwo se uri kurwanirira demokarasi. Mumbabarire, mbyukanye umujinya wo kwihaniza aba bantu ngo narakwishe, ngo ko wanyishe ngewe nkwica. Nongere mbisubiremo kavuza nduru, ahubwo niba Imana uyizi ukaba uyizi, ihana usaba imbabazi abanyarwanda n'u Rwanda. Ntabwo ari Imana igutuma, Imana ntiyagutuma ngo uyipfire, Imana ntizagutuma ngo upfire igihugu. Uzi abanyarwanda bamaze gupfira iki gihugu cy'u Rwanda? Uzi kuva u Rwanda rutarabona ubwigenge na n'ubu mukaba mudashimishijwe n'uko igihugu cyabaho, mufitemo abagore, mufitemo abana, basobanyo ko niho baba, ibyera mu Rwanda nibyo bibatunze, nimurangiza mu kivume, nimurangiza mu cyange, mucyangisha amahanga ngo muri abanyarwanda, ngo muri abanyarwanda. Ese Imana yagushyigikira wanga igihugu cyawe? Imana, abayobozi bose bo mu Rwanda bakora ibyaha, abanyarwanda bose bakoze ibyaha, ku buryo hano ukavuga ngo ishyano riraguye. Wowe nubwo wakora iki, nubwo Amerika yahagurukana n'imbaraga zayo zose, ntishobora guteza u Rwanda intambara Imana itabyemeye. Nubwo ibindi bihugu byose byahagurukira rimwe Imana itemeye intambara, nubwo waba umeze ute, nta ntambara ishobora kuba. Ibyo ngibyo, ariko Imana yo yabishatse, intambara yahaguruka no ku kantu katagaragara k'amafuti, intambara ikaba koko yo yabishatse. Mwe rero mwumva ko Imana mwayihinduye Hutu, Imana muyihindura Tutsi, Imana muyihindura uko mubyumva, muyitwara uko mubishaka. Koma musosi na wandagara, ntabwo Imana iri kumwe namwe. Ugahanura ibintu kugeza bakurashe, ugahanura ibintu ngo nabacitse, ngo ejo bari banyishe, ngo banziza guhanura, ngo bamvunye ukuboko, ukaza wahambiriyeho ibintu uretse ko nta n'uwabimenya, wasanga ari trike, nta n'uwagukubise, nta n'uwahure n'umuntu. Bundi Imana nta maso igira ngo irebemo abo bantu bakora ibibi ngo ibakuremo abandi baba amahoro. Ni Sodomo ni Gomora Imana yagezeyo irahababarira, kandi ireba abanyabyaha, iba ari bo ihangana nabo. Ntabwo Imana bazimira bashaka ye. Ubu twese turi abapagani, kugeza ubwo Imana ifashe umwanzuro wo kuza ikica umunyarwanda wese, hagasigara ibyatsi n'ibiti. Ni twebwe rero imperuka itangiriyeho, ni twe Abanyarwanda imperuka itangiriyeho, ni twebwe. Bindi bihugu bizasigara byarakiranutse, Burundi burakiranuka buzarokoka, Kongo ikiranuka izarokoka, Tanzania ikiranuka izarokoka, Abagande bakiranuke bazarokoka. Banyarwanda ni twebwe mwabonye abo bantu muteza ubwoba, mukababuza gukora, mukababuza imirimo yabo, mukabahangayikisha, mubabuza amahoro n'amahwemo, ngo murimo murarwanirira Abahutu, ngo murimo murarwanirira Abatutsi. Ngira ngo uretse ibi bintu abakorone bazanye, Yesu Kristo, jambo waremye, jambo wahozeho, jambo w'Imana, ntabwo yigeze arema amoko. Ntabwo mumbwira ubwoko bwa Yesu ni ubuhe? Ubwoko bwa Yesu ni ubuhe? Ubwoko bwa Yesu ni ubuhe? Ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Imana murayirwanirira mu mashyaka, mu mitima yanyu, mu moko. Imana igira ubwoko. Iyo Mana y'ubwoko ibaho. Abantu bahagaze hanze bakamera amababa, bagakanura amaso, bakavuga urwanga rukabarenga, ngo barimo ngo bararwanirira ngo ubwoko. Nimurwanirire u Rwanda, nimurwanirire Abanyarwanda, nimurwanirire ubwoko bw'Imana, nimurwanirire abantu b'Imana, b'umwana w'Imana. Niko Imana izakumva, niba izagendana nawe. Ariko guhagarara ugahita uvuga ngo icyihutirwa, igikenewe
nuko nakumvikanisha ko nahanura, nkigisha, nkaririmba, nkabivuga mu Gifaransa, nkabivuga mu Giswahili, nkabivuga mu Cyongereza, ndetse ubu hari n'ababivuga mu ndimi, kugeza ubwo umuntu yumva amahame ye. Niba uyavuze mu Kinyarwanda ntiyumvikane, urayanyuza mu rundi rurimi kugira ngo yumvikane, wayobye, wibeshye. Niba ukeneye ko Imana igendana nawe, igakorana nawe, ikabana nawe, ca mu nzira n'ukuri n'ubugingo. Mwirenganyije ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntabwo ujya kwa Data atamujyanye. Urimo urarwana intambara mu binyoma ngo Imana muri kumwe, urimo urarwana intambara mu mafuti ngo Imana muri kumwe. Mu Rwanda dushimiye abantu bakunze u Rwanda bakarwanda kugeza runganuku, nubwo twibwe intara nyinshi, abantu Imana ibaha amahoro n'umugisha. Abantu barwanira igihugu bahasiga ubuzima, wowe nukigeramo ugihanurira ibyago. Ninde utakurwanya? Ninde utakurwanya? Wari waba hanze ngo urebe ukuntu ubaho nabi. Abo bose birirwa bavuga buri uzi winjiye muri ukuntu basa nabi, basa nabi. Uzi guhamba i Burayi ukuntu bihenze, ariko twebwe ugira ibihumbi bine umuntu wawe acikanye ukamushyingura. Nudafite n'igikoroto cy'icumi urashyingura. Uzi kubaka inzu i Burayi ukuntu bihenze, twebwe usaba icyangombwa cy'ibihumbi 5 ukubaka. Mumbabarire cyane rero, twumvikane. Abari mu ntara y'amajyaruguru mu nyumva, abari mu ntara y'amajyepfo mu nyumva, abari mu ntara ya Kigali mu nyumve, abari mu burengerazuba, mu burasirazuba mu nyumve. Igihugu ni icyanyu. Ibyo mushaka kugihindura ya kanzu ya Yesu mukagifinda, umwe agacisha aha, undi agacisha aha, undi akanyuza aha, Imana irabavuna amaguru n'amaboko. Perezida ni mumureke, yashyizweho n'Imana. Igihe cy'Imana nikigera izatoranya umusimbura y'ubwayo. Ntabwo ari ngombwa rero ngo muyibwire ngo wakererewe. Ntabwo ari ngombwa muyibwire ngo Imana yavuze ngo kuwa gatanu bizakoraho perezida. Ufite ubwenge wowe ngo dore itariki ngo perezida repubulika ngo azapfira, ubwo mu mutwe wawe uruzuye. Imana ikubwira umunsi perezida azapfira, hamase ibikubwiye wakoze iki? Uri gusengera igihugu, wamusuye, mwaganiriye, ahubwo utireka profite mu bihe by'umutekano w'amagambo, umutekano muke w'amagambo, manure kw'ibyago bigwiriye. Abantu bari biteze amahoro, mbabwire ko ibyago bibagwiriye. Buriya rero ntabwo muzi Imana. Induru uhanura yahanuye inkotanyi z'ikibohoza, igihugu zitarana kibohoza. Naho ibi muri guprofita mwese muri aka kavuyo ngo k'imyanzuro, ngo k'ibihano, mu bari ibihugu byagiye bifatirwa ibihano, ariko byose byararimbutse, byahise bazabaho n'ab'Abanyarwanda ariko babeho. Erega nubwo haba n'intambara, ntabwo Imana izarimbura u Rwanda. Hagira abapfa hakagira abasigara. Mwikumvisha abantu ko Imana ije mu Rwanda guhana Abanyarwanda. Ubu nitwe banyabyaha kurusha Abarabu, nitwe banyabyaha kurusha Zelensky, nitwe banyabyaha kurusha Isiraheli. Isiraheli siho Yesu avuka, siho Imana ituruka, siho ikomoka. Ubu nitwe banyabyaha bakomeye, baminuje, bamaramaje. Yesu agiye kuza agakubita atababarira. Orororororororo, mwahombye, mwayobye, muri kwibeshya cyane. Twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Kavuza nduru wowe, kanduge ku ijambo, kavuza nduru wowe. Ubu ni wowe mukiranutsi uri mu Rwanda, ni wowe Imana ikwiye kurokora, ni wowe munyamasengesho ADEPR isigaranye, ni wowe munyamasengesho usenga Imana ikakumva, ni wowe mukirisitu ukomeye twese dukwiye gukuraho amakuru. Abazimu bashya nabanje umwami Yesu n'Imana Data. Umuntu wese wanga igihugu n'Imana iramwanga. Yesu yanga icyaha agakunda umunyabyaha. Abo banyabyaha nubwo iminsi yabo 40 yaba yuzuye hasigaye umunsi umwe, bakihana bakababarirwa umunsi utazi,
kandi harimo n'ababa barihanye mugasigara muririmba ibyo mutazi, muvuga ibyo mutabona, ibintu byababanye urwanga. Mukankubito wirirwa hano wasinze no mu maraso isindwe rikamugeramo, uba muri ibi bihugu bagenda bahungiramo abantu bose bakoze ibyaha, wahunze iki? Kuvuga ukuri wahunze iki? Ufite ikihe kibazo? Muri gucuruza ku mbuga nkoranyambaga, mucuruza igihugu cyanyu, nuhunguka se uzajya he? Ese icyo gihugu nugisenya ukava mu buhungiro uzaza wakigwe nande? Uzakandagira hari ku butaka butari bw'u Rwanda, kandi ubwo nuhagera uzahita uvuga ngo noneho u Rwanda ni rwiza. Ese ibikorwa remezo u Rwanda rugezeho nibisenyuka uzunguka iki? Nta soni. Igihugu mu gihindure, bamwe bari muri South Africa, abandi bari mu Bufaransa, abandi bari mu Bwongereza, abandi bari hehe na hehe. Mwahindutse abanyamategeko ba Yesu, abandi muhinduka abacamanza ba Yesu, abandi muhinduka abavoka, abandi muhinduka abaperezida, abandi muhinduka abagenzacyaha. Mwese mugabangana akazi k'Imana, Imana muyikura mu mwanya wayo. Nimwe musigaye muyivuganira, nimwe muyereka ibyo gukora, nimwe muyibwira aho ivuye n'aho igeze, nimwe muyereka ibitagenda neza mu Rwanda n'ibigenda neza mu Rwanda. Mugahita mumenya n'umunsi ubutegetsi buzavaho, n'umunsi n'ibibi bwakoze n'iki Imana izabahora. Mwebwe murabere, murabakiranutse, cyangwa mwese mwakoze ibyaha ntimwashyikira ubwiza bw'Imana? Yesu yaziraga iki se ko nta cyaha yigeze akora? Uyu munsi wa none nta cyaha na kimwe Perezida Kagame afite. Nta ngoma itica abazapfa ku ngoma ye, ni ngombwa ko bapfa. Ubundi se Kagame azagera ku butegetsi abantu bose bapfaga bahagarare ngo niho muzamwemera mukoma amashyi? Hari aho badahamba, hari aho badapfa. Wishwe n'impanuka Kagame yishe umuntu. Unyuranyije n'amategeko nafungwa Kagame. Nta ngoma nubwo mwakereka Yesu naza akakiyobora, koko we afite ubushobozi bwo kudirija imitima. Mu gihe cyose mu isi Bibiliya ivuga ngo ibibi nta hantu twabihungira. Mu isi nta hantu hatagerwa n'umubisha, wasiwe ugwishije ishyano. Twiyamye abantu bubahuka Perezida wa Repubulika na marayika adatinyuka uko yiboneye. Twiyamye abantu bari kugambanira u Rwanda. Twiyamye abantu baprofita intambara z'abanyepolitike n'amagambo yabo, bagatera abantu guhahamuka n'ubwoba. Biracitse, karabaye biracitse. Iyaba byashobokaga no mu bashigajwe inyuma n'amateka haba hari ufite ubushobozi bwo kuyobora u Rwanda rukageraho Ubwongereza bugeze wakatuyobora. Iyaba byashobokaga ko twahashyira n'igiti ariko kikatuyobora tukageraho Ubufaransa bugeze, cyangwa Amerika, cyangwa Uburusiya. None u Rwanda rutaragera naho Ububiligi bugeze, mwese shitani iri kubakoresha, mwacanye ku maso, ntawe usinzira. No muri komenti ni ukuza mwandika uri umuhutu, uri umututsi. Nigeze mbona amakomenti amwe ngo yo gufana ngo abahutu, andi makomenti ngo agafana. Mwebwe ibyo uwo muri gucana ni wowe uzatwika, nta wundi. Niyo mpamvu na telefone zanyu zitarama. Telefone zanyu baraziba, barazisahura. Telefone zanyu zihura n'ibibazo, mashine zanyu zigashya, zigapfa. Mufite inyatsi, kandi iyo nyatsi ituruka mu byaha mukora mwe mutabona. Niba Imana iguhaye telefone nziza ugashima kuyikoresha ibintu by'amahano n'amafuti, hagarara ubonere. Nyabarongo yica uwuyizaniye. Niba ufata umuntu Imana yaremye ikamuha amaraso, ikamuha umwuka, ukaba utaramushyize ku isi, ukaba utamukura ku isi, ukamuhimba ubwoko, ukamuhimba izina, ukamucukurira icyobo, ugahora umwifuriza ibyago, ahubwo ngo uwo wifuriza urucira mukaso, wifuriza ibyago, buryo uba uri kumwifuriza umugisha nuko mwe mutanabimenya. Rero gasopo kavuza nduru, gasopo mukankubito, nimwanga kumva ijwi n'ijambo by'Uwiteka, Imana izabica. U Rwanda rubona amahoro, izabica. Kandi kavuza nduru nutaba amaso, nutaba amaso
nutaba amaso mbisubiyemo. Sinkunda guhanura, nutaba amaso mbisubiyemo. Bamaso ibyo wavuze joyoninga ubiharire Kristo. Wihane usaba Imana imbabazi kubw'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo abanyarwanda twese twacumuye. Ibyo bintu nutabishobora uzakubitwa n'inkuba utazi izananye, uzapfa rwose bagushyireho ubutaka n'ubugingo bubure. Yesu ahamagara umuntu utagira na pistori ngo umurwanirire wambarane na perezida wa repubulika. Yesu aguhamagara nta na risase, nta na dogitora, nta na kaminuza, uhagurukira abanyepolitiki. Umuntu gutuma n'umuntu ukoshya aragushuka, araguhenda, arakujijisha, uburozi rubusa. Ngo badukubaguye, ngo natorotse, ngo nacitse, ngo none se ntimushobora kwitabira gahunda iyo ari yo yose ya guverinoma, ntimushobora kuba mu murongo wa guverinoma, mwese mutegereje guhangana na guverinoma. Ubwo se natwe ubwacu turwanirira ingo zacu. Urugo rwanjye urwambaye nakwambara, ubuzima bwanjye ubwambaye nakwambara. Ariko mu buzima nirinda kukubera ikigeragezo, nawe wirinde kumbera ikigeragezo. Nyiragahanga gata karinda uruguma. Mugiye kuba nk'abasazi barwana bambaye ibinyusi bodaboda ngo barimo bararwanirira igihugu. Unanirwe kwishakira ibyo wirira. Ngiyewe ngo nambare bodaboda ndi kugwanirira igihugu, nambare ikinyusi ndi kugwanirira igihugu. Abo bo higa muri Kongo mube nk'aba mu perezida w'umukomedi uhagarara ibyo yavuze kuwa mbere si byo avuga kuwa kabiri, ibyo kuwa gatatu si byo avuga kuwa kane, n'abaturage be bamubwire bati nyakubahwa urimo uradusebya. Hari ikintu yumva se? Ikibwirwa ni icyumva, icyerekwa ni ikibona. Ndumva nabwira umuntu witwa Kavuzanduru, ubuhanuzi bwawe bwihorera, ahubwo n'uburiho uzabusibe. warayobye. Nta kintu uri kurwanira na gito kuruta ibyo Yesu yacunguye abantu, abambirwa abantu. Yesu umurwanirira, uramutanga imbere. Ariko Mana nyagasani koko, umuntu arashonje, umuntu yambaye ubusa, umuntu ntagire epfo na ruguru, ngo ugiye guhangana n'abantu bafite ubushobozi n'ubushobozi. South Africa iratsinzwe, Tanzania iratsinzwe, Malawi iratsindwa, Burundi buratsindwa, Angola iratsindwa. Cya gihugu cyo mu Burayi ni kihera babacasho barutse gufatirwa hano. Romania iratsinzwe, uwitwa Kavuzanduru, Patiri Ntahimana, Mukankubito, ubu nimwe muhagurutse ngo mugiye gutsinda. Mwayobye. N'uwabaroze menya atarakarabye. Nge rero uko nteye, niba Imana ntanga bigira mu ijuru, nta mbunda ngira, nta karate yanyigishije, nta kungufu yanyigishije, intambara ni iy'umwuka. None mwe mwayihinduye intambara y'umubiri. Imana iba mu mubiri, hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru. Murimo murarwanirira Imana. Imana ntiba mu mubiri, iba mu mwuka. We wari udukurikiye ukore subscribe cyangwa se sabone. Hama twiseguye ku muntu wese wakumva haraho nahengamye cyangwa ntahengamye. Ariko niba udakunda igihugu cyawe waravumwe. Niba utazi ubuyobozi ko bushyirwaho n'Imana bazagusubize mu mazi menshi bakubatize, nawe waravumwe. Niba unkundiye ubwoko, nta juru ry'amoko ribaho.
imana ni imwe, bana n'abera, ihora yera, tugira irangamuntu imwe. Niba hariho ubwoko, mwemera ko hari ubwoko, ubundi kuki bataduhaye irangamuntu z'amoko? Niba hariho ubwoko, kuki ubundi mudatuye mu moko? Niba hariho ubwoko, kuki mutiga mu moko? Kuki hadasohoka igitabo cy'amoko? Kuki Bibiliya nta moko abamo? Bibiliya y'abatutsi ni iyihe, y'abahutu ni iyihe? Yego yenda reka dusenge koko ababibye ingengabitekerezo, ababirigi, abadage, abafaransa, abakoroni baraje babiba amoko twe tutari tuzi. Koko umwana w'imyaka 4-5 ntabwo azi ibintu by'amoko. Mwe babyeyi nimwe muturoga, nimwe mutwica, umuntu akavuka yagera hejuru ngo so yari umututsi, nyoko ari umuhutu, wowe uri umututsi, wowe uri umuhutu. Noneho ari nabyo byaje kugeza ku kaga ka jenoside. Ubu rero nugerageje kubirwanya, urabona ko hakiri utuntu tugenda tugaragaramo tw'amoko. Ishobora byose isumba byose, tuyihaye imitima y'abantu iranduzemo amoko. Icyo kidakozwe turi mu kaga n'akangaratete kahamagawe na shitani. Njyewe rero muri komenti nigeze mbona abantu bandika komenti zitandukanye zimeze nk'iziri gufana amoko. Rwose niba ufana amoko, niba ukunda ibintu by'amoko, ufite uburwayi bukomeye cyane, ukwiye kujya Roho Faisal muri siyanse z'umwuka bakabaga umutwe wawe kuko ntiwuzuye. Sawa rero, reka ngezaho amagambo menshi avamo ibicumuro nkomeje, byavamo n'ibicumuro wanamugana. Ciao ciao, shalom shalom, ndova mu mutwe.